mama Benisi ko numva bikumize ariko se buriya kugira ngo agumirwe burundu ubwo ntiyashakana n'uwo musore papa Benisi ku mukobwa wanjye se wanjye ngewe Andrea oya ntibishoboka ahubwo byaruta akagumirwa akaguma mu rugo ariko atanteje urubwa bigezaho rwose. Turabasuhuje twizeye ko mumeze neza ndetse n'inkuru tubagezaho ku Ingeri TV official zikomeje kubashimisha. Tugeze kuri episode ya 7 y'iyi nkuru yacu rudasanzwe, gusa niba waracikanywe n'izayibanjirije nazo wazisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana muri episode ya 6 nyuma y'uko Benisi asohokanye na papa bakamubwira ko yifuza ko ashaka umugabo, Benisi yabwiye papa we by'umusore yakunzagwa mu kantu. Papa Benisi yabwiye umukobwa we bya Amosi nawe abitera utwatsi. Mama we waganiraga na mukuru we Ariane yari yamubwiye gukomera ku ibanga ndetse agakora uko ashoboye kose agafatisha vuba ku rudoniye Serge. Ubwo papa Benisi yatahaga akabwira umugore w'iby'uwo mukobwa we Benisi yakunze, yari amukura inzira ku murima katakwemera gushingira ku rudoniye. Mama Benisi na Ariane yaraguye mu kantu. Ubuse Ariane we arabigenza ati Amosi na Benisi byabo se bizagenda bite? Naho Anita na Serge ntibazisanga mu rugamba batazi aho byerekeza? Bizarangira bite? Reka dukomeze inkuru yacu ngende tunatwaje neza. Mama Benisi ko mana yanjye none se basi hari undi musore bakundana? Papa Benisi njyewe Andre umukobwa wanjye atabanye n'umuhungu wa Alex Amos n'abandi. Mama Benisi cyore ubwo se papa Benisi rekeraho ibyo bibazo byawe shiri reka njyame ibindi nzakubwira nuje ubu ndumva nitari umutwe rwose. Mama Benisi yahise aceceka nuko afata telefone yikoza hanze y'icyumba yandika akamesaje kagira gati Ariya uramenya ibyo bintu by'uwo musore so ntazabimenya, ibintu byakomeye nzakubwira uko tuzabigenza ariko ibyo ukora byose ubikore mu ibanga rikomeye cyane. Saba ngaho ugira ijoro ryiza mwana wanjye. Yasoje kwandika ubwo butumwa asubira mu cyumba kwiryamira. Amasaha y'ijoro yakomeje kwicuma mpaka mu gitondo mu rukerera. Serge nyibisanzwe yarabyutse akaraba mu maso asoje akubitamo ikoti ubundi aheka igikapu cyafata inzira agana ku kazi. Gusa noneho yari afite telefone mu ntoki agenda kanda yisetsa ngo bonaga ko ari ubwa mbere ayitunze koko. We wari wararanye gahunda mbere yo kujya ku isoko yabanje kunyura mu rugo kwa Benisi kugira ngo amusabe nimero ye. Serge yaragiye akomanga ku rupangu nuko umuzamu nawe ntiyamutindira aramufungurira. Serge ngo azatera intambwe yinjira yumva umuzamu amukuriye amakoti. Umuzamu uri kujya hehe wa gihungu? Serge nje kureba Benisi arahari se? Akibaza umuzamu yahise amuseka araturika cyane koko. Serge wari washobewe yumiwe yahise avuga Serge bigenze bite se ko mbona ibitwenge bikwisha? Umuzamu ariko se koko uje kureba Benisi wa musore? Serge yego nyine. Umuzamu wowe mbona ubwo se muraziranye cyangwa nibwo bwa mbere? Serge turaziranye pe, ese ko mbona byagutunguye? Umuzamu ni gute se bitantungu? Ni gute umuntu nkawe n'ibyo bikoti n'ibipantaro ntazi uko bimeze yamenyana na Benisi? Serge ese nibyo byagusekeje? None se uragira ngo nambare costume kandi ngiye ku kazi? Umuzamu none se ukura hehe musore? Serge nanjye ndudira inkweto muri bare badozi bakorera iruhande rw'isoko, urahazi se? Umuzamu hafi nyica noneho nukuri pe, noneho nukuvuga ngo akazi kawe nukudoda inkweto? Serge yego rwose. Umuzamu ibaze nukuri none se kuko utambishye Benisi muraziranye cyangwa hari ikindi kikuzanye? Dore ko abajura ari ukumuza muvuga iyo babafashe. Serge ariko si kumbona ukuze nkaba numva udatekereza neza. Ubwo urabona umujura yaza kwiba agakomanga ku irembo ko yakurira ikoti sasa nyine ntiyinjirire?
Serge akivuga cy'umuzamu yahise amukubita urushyi rwiza cyane, nuko umuzamu aravuga, umuzamu reka muhamagare, navuga ko atakuzura ahura n'ibibazo. Serge aha akirashyira nimero ze mo hano, nuko amwihamagarire, nibwo araza kunyibuka. Umuzamu andika nziguye, ariko aba yatakuzura ahangayika, andika 0788. Atarakomeza bahise bumva ijwi ry'uhamagara ngo zamu zamu zamu. Yari Ariane wari usohotse yambaye neza cyane. Ubwo umuzamu nawe yahise yitaba. Umuzamu karame mabuja. Ariane ese ko mbonye mukubitanye iki, mufitanye ikihe kibazo? Umuzamu oya ntacyo, ahubwo nuko uyu musore yari atangiye kuntesha umutwe ashaka kwinjira ku ngufu ngo aje kureba. Ariane apo byihora, ibyo ni ibyanyu, none se ahubwo imodoka yanjye wayogeje? Umuzamu yego nayogeje pe, genda urebe rwose ko hari igisigaye nze nisubiremo. Ariane sawa gaho mfunguro nigendere, nta mwanya mfite. Umuzamu yahise afungura urupangu. Ariane nawe wari wamaze kwatsa imodoka atambuka kuri Serge n'umuzamu yerekeza ku isoko gushaka korodoniye Serge. Ubwo yamaze kuringa nuko umuzamu aba aravuze, umuzamu uriya se uramuzi? Serge oya, ariko mbonye ajya gusa na Benice, ni mama we se? Umuzamu ngo mama we reka da, uriya ni mukuru we yitwa Ariane. Serge nari mbonye asa nk'umubyeyi ukiri muto pe, ngaho se mpizo nimero mpamagare Benice, udakomeza kunyita umujura. Umuzamu yahise azimuha, nuko undi nawe mu guhamagara yumva telefone nticamo. Umuzamu nawe ashyize ku gutwi yumva koko ntayiriho. Serge yahise avuga, Serge cyangwa umuhaye nimero itariyo? Umuzamu reka nze nongere ndebe muri telefone. Ntureba se ko ariyo? Ahubwo nyine genda uzagaruka ikindi gihe, n'ubundi ko akijyamye se nta muntu wajya kumubyutsa, n'abakozi ntibaba babyemerewe. Ubwo Serge yabonye ko nta kindi agitegereje, nimero yashakaga yaranayibonye, yahise asezera umuzamu. Serge sawa noneho reka nigendere, gusa urushyi unkubise rurambabaje kabisa, ariko ntacyo muvandi. Umuzamu nta kibazo ngaho genda. Serge yavuye aho yikomereza urugendo yerekeza ku isoko. Ku rundi ruhande Richard we yari yicaye mu biro mu ikoti rye na karavati nziza cyane nk'abandi bapatoro bose. We wari uri kwandika muri mudasobwa. Haje umukobwa wambaye neza cyane afite ibipapuro mu ntoki, nuko amusuhuza aciye bugufi cyane. Umukobwa mwaramutse nyakubahwa? Richard naramutse neza. Umukobwa dore izi ni za mpapuro za wa mushoramari w'umuhinde, nari nzibazaniye ngo muzisinye kuko Alex ntaragera mu biro bye kandi ngo birihutirwa. Richard ntacyo shyiraho, ndaza nzasinya. Ariko se Alex yabaye iki ko yatinze kuza ku kazi noneho? Umukobwa yewe sinamenya pe, nanjye byantangaje. Richard none se no mu minsi ishize ubwo nabaga ntahari yakirirwaga? Umukobwa reka da, ni munsi gusa. Richard ngaho igendere, reka ndaje muvugishe numve niba nta kibazo yagize. Umukobwa yaragiye, nuko Richard asigara afata telefone ngo ahamagare Alex. Undi nawe ntiyatinze, yahise amwitaba, nuko aravuga, Alex hello Richard. Richard hello, byagenze bite se ko watinze kugera ku kazi? Alex nakereho gatoya, ariko ubu ngeze mu biro byanjye neza neza. Wanshakaga se? Richard reka nze nkuzanire ibyo usinya ubwo wahageze. Richard yahise asohoka maze azamuka ajya kureba uwo Alex. Yari papa Amos, inshuti ya papa Benice wabengutswe na Richard. Yasanze yubitse umutwe yagiye kure mu ntekerezo. Richard yahise amubaza, Richard ariko se Alex nta kibazo ufite koko? Alex byihoresha wa mwana we, ariko se sha
kuki mumaze kuba abasore muba mutacyubaha ababyeyi? Richard: byagenze bite se kandi? Alex: wa muhungu wanjye ngo ni Amos yansuzuguye kuko naramwibyariye. Richard: none se ubwo? Alex: ndimo kumubwira umukobwa arongora nawe ngafite akandi gakobwa ntaza akunda, abana bo koko. Richard: none se nyine urumva wamuhitiramo kuko Alex, maze bigashoboka mureke nyine kunda uwo ashaka. Alex: umva kandi nawe Sharica, isu yari umuntu w'umugabo, buriya twarahuzaga, ariko wowe ndumva utangira n'inama. Ubwo se njye yaba nta nyungu mbifitemo, wagize ngo hari icyo biba byantwaye sha? Richard: none se hari icyo uzakuramo Alex? Alex: kubivuga nkaho byoroshye, umva amafaranga nabibonamo nyakubwe ntiwayumva. Erega shaho kuba so yaragusigaye business, ntugire ngo niyo izagutunga yonyine udashatse andi mafaranga. Umunsi se nzakuramo imigabane yanjye, urumva utazahita ugwa hasi sha? Richard: ndabyumva, gusa niba ibyo bya Amos ubifitemo inyungu, tumva nta cyatuma atabikora rwose. Alex: inyungu irimo irakomeye cyane, icara ahubwo ngire inama, kandi nizere ko uri umuhanga nk'uko so yari ameze. Dore ngiwe byanyobeye rwose pe, dore so namubwiraga ibyanjye byose akabimfashamo ndetse akangira inama nzima. Ubwo rero kuba ari wowe dusigaye dukorana, ugomba gukora nka papa wawe, sibyo sha wa musore we? Richard: yego rwose nta kibazo, erega abantu bafatanyije umushinga nk'uyu baba bagomba kumvikana. Alex: umva rero nkubwire, njye natekereje ko aho kugira ngo mbure ubwo butunzi, ngiye gukura mu nzira ku gakobwa gatuma Amos atajya mu murongo neza. Richard: ese harimo amafaranga menshi cyane ku buryo? Alex: urabivuga urabizi, mbese wumve ko umugabo yansinyiye kuzama icya kabiri cy'imitungo ye, kandi ubwo imitungo y'uwo mugabo ikubye nk'iyo so yari afite inshuro nk'eshatu. Nushaka umbwire njye mu rugo nzana urupapuro yiyandikira ukwireke. Richard: yampaye nka rero ko numva bikomeye Alex, kabisa Amos agomba gushaka umukobwa pe. None se ubundi ako gakobwa urakazi? Alex: reka da, ntabwo nkazi, ariko ndashaka umuntu nshungira Amos mpakamenya ku gashinzi koka. Numvise avuga ko kitwa Anita yewe. Richard: ibyo nibyo rwose, gusa uzabikore mu ibanga rikomeye Alex, hato utazisanga mu buroko. Gusa nanjye nzaba mpabaye, nunkenera rwose uzambwire nzagufasha rwose. Alex: yego rwose, ngaho mpa izo mpapuro ndebeho. Richard yamuhaye impapuro maze ahita yisohokera, gusa ataragera kure yumva telefone ye irasonye. Arebye neza abona ni nimero atazi, nuko ahita akanda yise ashyira ku gutwi. Richard: halo? Umuntu: halo, ni Serge wa musore watumye nimero. Nazibonye rero uze kunsanga hahandi ku isoko tubirangize. Ako kanya Richard byaramurenze maze yibagirwa ko ari ku kazi. Yarasimbutse nuko abakozi bari aho hafi bibaza ibibaye. Richard n'ibyishimo byinshi aravuga: awi, Kigusha, urakoze cyane kabisa, ndaje mu kanya nkugereho, reka nze ndangize utwo ndimo hano. Serge: sawa ndagutegereje. Serge wari muri ibyo, Ariane we yari yibereye mu modoka yaparitse hafi y'aho ba Serge badodera, gusa yasaga nk'uwimyuza cyane. Hashize akanya yasohotse mu modoka aza yegera aho Jackson mushuti wa Serge yakoreraga, nuko aravuga: Ariane, none se ko mbona atinze cyane, hajya ngo nta telefone agira? Jackson: telefone arayifite, ariko yayiguze ejo, ntabwo nabashije guhita mfata nimero ze mu mutwe. Ariane: umwana yanjye, ese basura byizeye neza ko araza? None se nkomeze ntegereze cyangwa ntabwo akije? Jackson: hoya, byagomba kuza, wowe komeza utegereze niba umushaka cyane. Ubundi igihe umaze utegereje ko ari kinini se, kubera icyo urimo gucika intege wa mubyeyi we? Acumva ngo umubyeyi, Ariane yarababaye, gusa nawe ntabwo yari kubarenganya kuko yasaga koko nk'ababyeyi. Yikije imitima nuko aravuga: Ariane, reka njye kuba ntegereje nta kundi. Ubwo yavuye hasubiraho imodoka yari iparitse,
Akimara kwinjiramo Serge nawe yahise agera kuri Jackson, nawe amukubise amaso arikanga, nuko aravuga. Jackson: ariko se sha bite ko watinze? Serge: mvuye gushaka za nimero ariko nizeye buhoro buhoro, ubundi se ko ngiye kubona amafaranga ndarushwa n'iki? Jackson: ya none se uriya mugore ugushaka nkaho uramuha umuti niwe waje gufata izo nimero? Serge: uwe mugore se kandi? Jackson: uriya uri muri iriya modoka iri hariya se, uzi ukuntu yagutegereje kuva mu gitondo, maze hari n'abakozi bamwe yatanze hano? Serge: reka cyane urabeshya se. Jackson: nukuri pe, ahubwo njye nigiriye n'ubwoba rwose. Serge: yampaye inka, mfashe ibikapu njye kureba uwo ari we sha. Serge yahise anyaruka agana ku modoka, ahageze arakomanga dore ko imodoka yari fime. Ariane yatinze yahise amanura ikirahure. Serge amukubise mu maso yibuka uwo yabonye kwa Benice, nuko aravuga. Serge: muraho neza, nimwe mwanshakaga se? Ariane yahise atungurwa cyane n'ibyo yari yumvise mu matwi ye, nuko aravuga. Ariane: ni wowe Serge se? Serge: yego ni njyewe. Ariane: ko mbona atari ubwa mbere nkubonye? Serge: yego ntabwo ari ubwa mbere, kuko mu gitondo nari ndi iwanyu mu rugo, ninjye bari kumwe n'umuzamu ubwo wamuhamagaraga. Ariane: mana yanjye, n'ukuntu ngutegereje hano umwanya munini. Serge: wakwinjira se? bikure ndakwinginze. Nawe ntiyatinze, n'ibyubahiro byinshi yahise abigenza nk'uko abisabwe atanabajije impamvu. Hashize akanya Ariane nawe mu kajwi gatuje aravuga. Ariane: Serge rero ndagushimira ko wemeye ubusabe bwanjye, uko mbona uko mfite ibintu byinshi bindemereye byo kukubwira pe, nukuri ndakwinginze nyemerera tujyana ahantu twicare maze nkubwire impamvu nagushakaga, sibyo? Serge: ko numva nteye ubwoba se kandi ninde wakubwiye ko ndi pasiteri se? Ariane: sha ntabwo bijyanye n'amasengesho, gusa wumve ko bindemereye pe, kandi ndakwinginze reka tujyane, uraza gusobanukirwa impamvu gushaka cyane, wowe gusa ntungireho ikibazo, sibyo? N'ubwoba bwinshi Serge yabitekerejeho, nuko yumvira ku buryo Ariane yamubwiranaga umutuzo ndetse ubona koko afite impamvu. Asoje aravuga. Serge: sawa nta kibazo, gusa reka nze mbanza nsigire mugenzi wanyu utuntu araza kunkorera, ndahita ngaruka. Ariane: yego nukuri urakoze cyane. Serge: ngaho basihute. Ubwo Serge yahise asohoka mu modoka agenda yihuta kuko nuko ageze kuri Jackson aramubwira. Serge: umva Jackson, akira zino nimero ziri muri iyi telefone, mu kanya Richard agiye kuza uzimuye. Jackson: Richard se ndamuzi sha? Serge: hano warahazi yewe, cyagiye se ntiyahangejeje, wowe nubona imodoka iparitse ikabaho umusore w'inzobe umenye ko ari we, gusa uramenye ntuzima ataraguha amafaranga yanjye. Jackson: none se wowe ugiye hesha ko mbona? Atarakomeza Serge yahise agenda avuga. Serge: wowe kora ibyo ibindi ndakubwira ngarutse. Serge umukorodoniye yaragiye yinjira mu modoka ya Ariane. Agezemo Ariane aravuga. Ariane: Serge nukuri urakoze cyane kugaruka. Serge: nta kibazo rwose, gusa nyine ndumva nteye amatsiko. Ariane yikije imitima ndetse agerageza no kwijyamo bimwe bya kigore, nuko hashize akanya Ariane: ntumurasha Serge, nanjye sinzi ukuntu ndimo kubyiyumvamo pe. Serge yaratuje, kuva ubwo ntiyongera kuvuga. Ubundi umukobwa akandagira icyuma barirekera. Bidatinze mu kanya gato Jackson aho yari ari mu kazi yabonye hari indi modoka nziza irimo kuza igana aho bakoreraga. Ku mutima aribwira ati, byari byo byose uriya niwe Richard uje tu. Nta kindi cyabaye, imodoka yaparitse Jackson yayigezeho
nuko Richard asohotse yumva hari umuntu umusuhuje. Bite se boss? Ahindukiye abona ni umuhungu atazi, nuko ahita amubwira. Richard, bite byawe? Urashaka iki? Jackson. Nitwa Jackson, nkorana na Serge. Hari nimero yari yansigiye ngo nze kuyiguha. Ako kanya Richard yahise atangira kumwenyura avugana ibyishimo. Richard, okay. Yegusha, izo nimero nizihe se muvandi? Jackson, ndazifite ariko yavuze ngo hari ibyo murabanza mukama mbere yo kuzibaha. Richard, nta kibazo rwose. Ako kanya Richard yahise akora mu mufuka akuramo ikofi afata ibinoti ntamenya umubare abihereza Jackson, nuko asoje aravuga. Richard, ayo niyo twari twumvikanye rero, ariko narengejeho n'andi, ngaho rero nk'iyo nimero. Na Jackson nawe nta kindi yakoze, yahise afata kaga telefone arazimwereka. Umusore nawe arazandika ahita asezera Jackson, ubundi yatsa imodoka yishimye cyane arigendera. Inzira yose yagiye yisetsa agize aho afata telefone yandika kuri za nimero ngo kundwa, arangije arazihamagara ndetse noneho ziba ziciyemo. Umusore telefone yayishyize ku gutwi, nuko agiye kumva yumva ijwi ridasanzwe riti hello. Ariko gusubiza biranga biramunanira neza, ahubwo ibyishimo biramurenga. Umukobwa yumvisha umuhamagaye atavuga akomeza kuvuga hello. Byanze arakupa. Richard induru yayihaye umunwa. Wow, Imana ishimwe rwose. Reka njye kwicara ku ntebe ubundi ntuze, nuko nshira umutima n'ubwonko hamwe, ubundi mpamagara umwari nikundiye. Richard abonye nimero ya Benice. Ubu si ibi bizagenda bite? Papa Amosi se ntabimenya bizacura iki? Ariana rero urabwire Serge akari ku mutima se, cyangwa ntuzacikwe na episode ya 8 y'iyi nkuru yacu rudasanzwe. Kugira ngo inkuru zose tubagezaho zikomeze kukugeraho mu ba mbere, ntimwibagirwe gusiga mukoze subscribe. Muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe, ndetse izi nkuru musisangize n'abandi. Na Donato waje neza, mukomeze kugira ibihe byiza.